Muyango agiye mu gihugu cy'Ubufaransa. Agiye mu gihugu cy'Ubufaransa, uwitwa Kimenyi amenya ko ngo Muyango itike yajyanye atayiguriye ahubwo yayiguriwe n'undi muntu. Bro, muri iyi mihanda dufite abagore bashakana n'abagabo, abagabo bakaba bameze nk'udukingirizo, kumba abagore bifite izindi diru ku ruhande, ugasanga umugabo nyine yabaye supaneti mu rugo. Ndabeshya mwana, ni izina ry'Imana. Ndabeshya mwana. Ugasanga umugabo ararera umwana, arakoropa, yoza amasahani, amesa amakariso y'umugore. Uri kubyumva? Kumbe iyo kariso wamesha hari undi wayimukuyemo sha, akayizana ifite umwanda, wowe ugasigara uri kuyimesa. Ariko nimba ari ikintu nitondera, ni uburere bw'umwana wanjye. Hahandi niyo wenda ni urugero, niyo muri iyo minsi aharaye kurya ikintu mbyibazaho, havuga ko Miguel asanzwe arya iki akaba none ari kurya ibi, bimeze gute? Miguel ko yari asanzwe aryama saa 2 akaba aryamye saa 4, byagenze gute? Ndamukurikirana hahandi menya, mba nshaka no kumenya no mu mutwe ikintu kirimo. Wow. Kirimo handi no kwishuri njyayo nkababaza Miguel akunda kurya iki, akunda guspendinga time nande, avugana nande. Umva, ndamukurikirana kurusha ikira ndakibuza. Handi simbizi. Akuze nyine akitwara nabi n'aba disappointed. Waba disappointed. Yeah. Ariko umwana mbisubiremo. Miguel nicyo kintu kwisi sofa mfite nitaho cyane kurusha ibindi byose naba mfite. Wow. Impamvu se gusaba ko byana gakobwa. Menye impamvu asetse. Ko umwana wanjye we nagajya ababara. Rero impamvu yishima cyane nabwo ngomba kugenda amenya ibintu bimushimisha byose. Kuba kuri kimwe ugeze ku cyanyuma. Niturije. No kwishima ko urabiquestioning. Avuga uteka menye impamvu yishimye gutya. Na mbere yuko mbyuka ndabanza nkamara nk'iminota 5 ndi kumva muri sali kintu ari gukora. Nabyumva. Nabona kubyuka. Nabwo namusanga nkwanze nkabanza nkamureba, nkamwitegereza, kare ibintu ari guspendinga time ari gukora, undi nkabona kumuvugisha. Akunze kuntu muboko yaje yambaye ari mu kimodoka. Baramubonye na black. Ndavuga ati wow. Na stress. Oh, so sweet. Jana dwaye umwana bumugisha pe. Si impamvu se nasabaga no ko mubyara n'agakobwa. Amena. Gusa ngiye Imana yamaye nyine kumva ko muri nge mfitemo ikintu cy'ubumuntu. Nta muntu uzankorera ikintu kibi ngo ngiye nyimwishuri. Niba unicaye uzi ko wumva ufitanye ngo ikibazo ngo namuyanga ukumva ngo mufitanye ikibazo, nitunahura uzagira ngo ahubwo nkubereye indyarya, kuko uzabona ibyo nkweretse ugira ngo wenda n'uburyarya. Ariko ngewe narabyutse rimwe mu gitondo nsanga mfitemo ubumuntu muri nge. Umuntu muri wowe. Abantu benshi nseka nabo n'abantu bankorera ibintu bibi. Sometimes hari n'abantu bambwira wowe igicucu. No buryarya muya. Oya ntago ari uburyarya. Hari n'abantu bambwira ngo ariko wowe uruzuye, ndabyibagirwa. Nshaka guhura na gutya nawe nzi kuri umuntu mubi. Nkashiduka ndi kuganira nawe, turi kuganira ndi kukugira inama. Rero nyine hari umuntu ushaka kwifata nk'uburyarya, ariko hari n'abandi bavuga ati muya uri igicucu. Ntago uri muntu twakubwiye ko gutya na gutya. Ariko nawe sinzi version ye. Ntabwo araza ngo amagare imbere yambwire ngo ndakwanga. So gute se umuntu aza akambwira ati wenda runaka bimeze gutya, umva ko bimeze gutya. Bibu buryarya ariko ntacyo. Mu mutima wanjye nje ndyama nsinzire. Yego. Nsinzire mbyuke mvuga ati ngende mu bantu numve ndi fier yo kuba mpagaze mu bantu.